ntabwo nzarura kubivuga aho yavuye ntabwo nzarura kumuvuga we turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo. Turasoma igice cya 3 umurongo wa 7. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 3 umurongo wa 7. Reka dusome. Abonye abafarisayo n'abasadukayo benshi bazanywe no kubatizwa, arababaza ati, mwabana bishira mwe, ninde wababuriye ngo muhunge umujinya uzatera? Nuko mwera imbuto zikwiriye abihariye. Nimubwire muti dufite Aburahamu niwe sogokuruza. Nababwira yuko Imana ibasha guhindurira Aburahamu abana muri aya mabuye. Ndetse intorezo igeze ku bishyitsi by'ibiti. Nuko igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa, kizacibwa kijugunywe mu muriro. Genda batirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi. Nibinkwiriye no kumutwaza inkweto, niwe uzabatirisha umwuka wera n'umuriro. Imana itugire neza cyane. Haleluya, amen. Uyu nguyu ni Yohana umubatiza. Ngo abonye abafarisayo benshi n'abasadukayo benshi bazanywe no kubatizwa. Imana itugire neza cyane. Uyu Yohana umubatiza, bamwe bajya bamwitiranya na Yohana intumwa, baratandukanye. Yohana umubatiza niwe wabatije Yesu, niyo mpamvu natwe tugera ikirenge mu cye. Yohana umubatiza, undi bajya bamwitiranya nawe ni intumwa, atandukanye nawe. Yohana intumwa ni wa wundi bajugunye mu kirwa cy'Ipatimo, baratandukanye rero. Imana itugireza cyane. Yohana umubatiza byaramutangaje, abonye abafarisayo, abonye abasadukayo, ngo kandi bari benshi, bari baramuzengereje, baramupingaga, baramutukaga. Ariko muri iyi minsi harimo abafarisayo baramupingaga, bapinga Imana, bapinga n'abakozi b'Imana. Bizera bashaka muramenye mutazajya muri abo ngabo. Imana ifashe cyane abo bapinga, abo basuzugura abakozi b'Imana. Yara baramusuzuguye, bamutesha umutwe, bamugaraguza agati. Nuko uvuga ngo ariko Imana igira neza. Nuko burya ijambo ry'Imana ntabwo rigenda ubusa. Ngo nuko ngo igihe cyo kubatizwa kigeze, ngo nuko arababona babapinzi, babanyagasuzuguro, babasinzi, babasambanyi, babagome, kubita abana bishira, bari baramuzengereje. Bajyaga bamutera amabuye. Burya na Yesu bajyaga bamutera amabuye, yababwira ukuri bakamutera amabuye.
ababonye aravuga ati ni igitangaza, n'abana bishira mwe, yemwe bantu mwari mufite ubugome mu mitima yanyu, koko namwe mwabana bishira mwe, hinde wababuriye ngo muhungu umujinya uzatera. Bene data mugiye kugera ikirenge mu cya Yesu, ni ukuvuga ngo mwahisemo neza, kuko yababwiye ngo muhungu, ngo muhungu umujinya uzatera. Ninde wamuriye ngo muhungu umujinya uzatera? Yesu nagaruka, babapinzi bazabona ishyano, babasinzi bazabona ishyano, babasambanyi bazabona ishyano. Hari umujinya Bibiliya tubwira Yohana nababwiye mu byayishuwe ngo abona ngo ijisho ry'Imana ngo rirabareba cyane, ngo nuko ngo batangira kuvuga ngo nyamuneka nimuduhishe, ngo ijisho ngo ryiriye Mana, ngo bakajya ngo mu bitare, bakajya mu mavumo, ngo bakurira ibiti bikanga, bakajya mu myobo, ngo ijisho rikabasangayo. Se Yesu wamuhungira he? Ijisho rirareba, aba hejuru arareba, aba no hasi yaciyaga, n'imvubu zirimo arimo kuzireba. Arazibwira ngo tasiyo, mundekera abana, tasiyo mwambu umwe, arimo kuzireba azi n'umubare wazo, n'ingona zirimo, nimugire ubwoba, arazizi yazifashe kandi nuba atasiyo. Nuko nyine ngo nuko ngo nabakomeye ngo bajya kwihisha ijisho ry'iriya Mana. Iya Mana irakomeye. Ndetse Yohana yaravuze ngo nuko rero ngo ngewe ndabatiza muri Yorodani, turabatiriza hano hepfo kuko mwihanye, ariko hari undi uzaza, muramuzi yemwe, ni Yesu, niwe azaza, ni Yesu, ni Yesu azaza, ni Yesu azaza, azaza, ni Yesu azaza, Yesu azaza, Yesu azaza gutwara itorero, azaza gutwara abejejwe, azaza gutwara abihannye. Yesu niwe azaza, niwe Yesu azaza. Haleluya, amena. Yohana aramuhamya, babene data mujye muhamya, nimujye muhamya, nimuva muri ariya mazi nimujyane muyicarire. Aramuhamya, hari undi uzaza andusha ubushobozi, ntabwo binkwiriye ko namutwaza n'inkweto, uwo nguwo inyakubahwa, ariko disiwe. Haleluya, nyakubahwa Yesu utwara abatwara, umwami w'abami. Ndamukunda disiwe kuko yabanje kunkunda, nukuri ko nukumwubaha. Yohana yaramubonye aravuga ati mbega nyakubahwa, mbega umuntu ufite icyubahiro, ati nta nubwo namutwaza inkweto, ati ahubwo uwo ngo ni uzabatirisha umwuka wera n'umuriro. Haleluya, amen. Kugira gutya nuko yabatirije umwuka wera, abuhanya n'ibigande ntibajya bumva, ntibajya bumvira, n'abanyagasuzuguro. Urababwira uti nimwihane, n'ahandi barabikora. Yewe data we, ntimukambara ubusa, n'ahandi barabikora. Ntimukambara amahindu, n'ahandi barabikora. Ntimukambara imyambaro ibonera, n'ahandi barabikora. Ntimukadefirize, n'ahandi barabikora. Yewe ntimukisiga amarangi ku minwa, n'ahandi barabikora. Ntimukambara amapantaro, bagore n'abakobwa ntabwo itorero ryabyemera, oya n'ahandi barabikora. Nta mwuka wera bafite.